ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho, nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagahisha izina ry'Imana yanjye. Nanone kandi reka nongere ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye wahisemo kuntega amatwi uyu munsi, ndetse nawe uzanyumva mu nyuma, ngushimira ko udahwema gutega amatwi ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Uwiteka aguhire. Ubushize twarebeye hamwe igitabo cya Zaburi igice cya 3, aho twabonye ko ari Zaburi isomwa cyangwa se isengwa cyangwa se yasengwaga mu gihe hirindwaga umubi n'ikibi, aho twabonye ko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri mu gitabo cy'Abefeso. Aha twabonye ko agafaranga ari imwe mu nkingi zikomeye zidukururira ikibi muri rusange, bityo tubonera hamwe ibintu bigera kuri 6 umuntu akwiriye gukomeraho no kuvugira iriya Zaburi igice cya 3. Uyu munsi rero Zaburi tuvugaho ntisanzwe, nawe urumva biraba ari bishya mu matwi yawe nk'uko nanjye byambereye bishya. Ibi kandi byanyibukije igitekerezo cy'umubyeyi umwe w'umumama twari duturanye kuri gakondo. Nuko umunsi umwe bicara nk'umuryango, umugabo ati rero dore ntabwo ndahembwa kandi nta munyu nta mavuta dufite, none reka nteme kiriya gitoki uzakijyane ku isoko ejo, maze uzane ibikenewe turebe ko iminsi yakwicuma kugeza duhembwe. Umwanzuro ufatwa utyo, maze mu gitondo umugore yikorera cya gitoki akijyana ku isoko, ndetse kigurwa kitaragera ku isoko. Nuko umugore akomeza inzira igana ku isoko, ageze ku kiraro cyambuka kijya mu isoko ahura n'abagabo 3 bakina amakarita. Bati hano nushyiraho urunguka, hano naho nushyiraho urahomba. Nushyiraho 100 turaguha 200, nushyiraho 500 turaguha 1,000, ariko kandi nushyiraho 1,000 turaguha 2,000. Muri abo bagabo rero umwe akajya ashyiraho yunguka. Noneho abwira wa mugore ati ntubona ko bigenda neza, shyiraho nawe wunguke. Nuko umugore ashyiraho 100 abona bamuhaye 200, ashyizeho 200 abona bamuhaye 400, noneho ashyiraho 1,000 barakimurya. Ubwo buramutaha bati rero shyiraho n'andi tuyaguhere rimwe. Nuko barayamurya kugeza n'ubwo bamubwiye bati noneho rero shyiraho n'amaguru. Gusa nihutishije inkuru, byarangiye umugore agiye kwiyahura kuko ngo atari kubasha gutunguka mu maso y'umugabo wiwe. Ikaze mu kiganiro. Nk'uko tumaze kumva inkuru yacu hejuru, yerekana neza Zaburi tuvugaho uno munsi. Iyi Zaburi igice cya 4 ni Zaburi bivugwa ko ngo yifashishwaga igihe ukina imikino y'amahirwe. Nubwo ntemeranya n'abakina imikino y'amahirwe cyangwa se icyo bita ibiryabarezi, ariko hari ibyo dukora byinshi twe twita amahirwe cyangwa se kuraguza umutwe, ngo nitabyara inyana izabyara ikimasa. Iyi Zaburi igice cya 4 rero irakureba wowe ukunda gukina imikino y'amahirwe. Igihe rero nawe ubona uri mu kibazo, ubona gifite aho gihuriye n'amahirwe, nawe wavuga iyi Zaburi igice cya 4 ifite 90 gusa muri aya magambo: Mana, gukiranuka kwanjye guturukaho, unsubize uko ngutakiye. Warambohoye ubwo nari mfite umubabaro, mbabarira wumve gusenga kwanjye. Bana b'abantu, muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro? Muzageza he gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma? Ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Mugire impuhwe zo gukora icyaha muri ku mariri yanyu, mwibwirire mu mitima mucecetse. Mutambe ibitambo mukiranutse kandi mwiringire Uwiteka. Hariho benshi babaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza? Uwiteka utuvushirize umucyo wo mu maso hawe.
ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire nizigure, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Muri iki gihe rero cy'ubukene bukabije, ubukungu bwifashe nabi n'intambara z'urudaca hirya no hino, hari ibintu bitari byinshi twakora byatuma ubuzima bwacu bugenda neza kurushaho. Icya mbere ni ukumenya gukoresha udufaranga duke dufite. Kimwe mu bitanga umutuzo mu muryango cyangwa se mu bibazo ni ugukoresha umutungo neza. Twaba dufite duke ndetse byaba byinshi, ukumvikana n'uwo mubisangiye mugahitamo gutandukanya icy'ibanze mu byangombwa byose, bityo ibi byose bizazana umutuzo ndetse n'ihumure mu muryango. Hanyuma icya kabiri, tukabana neza na bagenzi bacu. Kubana neza na bagenzi bacu ni kimwe mu bidufasha kumva dutekanye, haba mu mutima no mu badukikije. Nibyo bituma tujya mu misa cyangwa se tujya mu nsengero hirya no hino. Ibyo rero bidutera guhorana icyizere cy'ubuzima bw'ahazaza, bigatuma tutiheba cyangwa se ngo twumve turi twenyine mu rugendo rwacu rwerekeza Kanani yo mu ijuru. Icya gatatu, twavuga nko kunyurwa n'ibyo dufite. No mu buzima busanzwe, kunyurwa n'ibyo dutunze cyangwa se kunyurwa n'ubuzima tubayemo binezeza umutima w'uwabihisemo. Uzi neza kandi ko indamu mbi nta kimazi, na Bibiliya ibivuga neza mu Bafilipi igice cya 4 ku murongo waho wa 11, aho bagira bati, ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Hanyuma icya kane, ndetse aricyo nagize icya nyuma, ni ukwizera Imana no kuyiringira mu byo dukora byose, kuko ari imwe mu ngeso za gikristo, nk'uko Petero yadukoreye ikintu kimeze nk'ingazi akandika ati, kwizera mukongereho ingeso nziza, hanyuma ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mubyongereho kwirinda, kwirinda mubyongereho kwihangana, kandi kwihangana mubyongereho kubaha Imana, kubaha Imana tukongereho gukunda bene data, gukunda bene data tubyongereho urukundo. Gira amahoro.